Hello guys, ni Clarisse Mugeni mukunda gukurikira kuri Clarisse TV channel yanjye. So guys, uyu munsi nabazani mustar w'umwaka w'ibihe byose. Abantu muzi Esther cyangwa se Bazirunge cyangwa se Catherine, filme nyinshi twakunze kuva kera. So guys, uyu munsi rero namusuye ngiye kumubereka mu kanya. Hano ndinjiye ni iwabo. So guys, kumuza ahantu yagiye muri sinema aduha amakuru kuko abantu twaramuguze guys, abafana twaramuguze tujye twemera. Bye. Esther, karibu. Karibu kuri Clarisse TV. So guys, Esther ngira ngo muramubona. Esther urasa neza cyane. So tuguhaye ikaze rero gihoruza. Bye bye. Bye. Esther, dufashe rero abakunzi bawe. Hari abana baba bafite ubwoba bifuza kwinjira muri sinema ko bakavuga ababyeyi babyita ko ari iby'ibirara cyangwa se hari abantu batabyumva ukundi. We nk'umwana w'umukobwa uri muri sinema aka kanya ufite n'icyo wigejejeho maje gukomera, tubwire ngo ni iki wabwira umwana w'umukobwa uri hanze hano? Ikintu cya mbere cyo nabanza guheraho, sinema ni umwuga mwiza kandi umwuga ushobora no gutuma watera imbere nk'indi yose. Ko ni ahantu winjira ukaba wakora ku buryo bishobora no kukubeshaho. Icyo nabwira wenda nk'abo bana bitinya ni iki, hari ukuntu n'ababyeyi batekereza ati se ibyo bintu ushobora gusanga harimo na ruswa z'igitsina, kwa kundi nyine umubyeyi ashobora kuvuga ati umwana wanjye najya ari ahantu aba agiye kuba ikirara, aba agiye kuba indaya. Ariko icyo nababwira cyo nuko sinema ibyo ni ibintu bundi biba ahantu hose. Ibyo akenshi biterwa nawe ukujemo cyangwa se bigaterwa nawe uko wakiriwe. Ariko icyo nababwira cyo niba uje no muri sinema, be who you are. Bishaka kuzana indi mpamvu runaka ituma bakubona ukundi kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ahubwo wowe ukora icyo ufite gukora kugira ngo ugaragaze uwo uriwe. Njyewe nimba mfite impano, reka nze mbabwe ngiye mfite impano, yerekane muri we. Ntukore ikindi kintu gishaka kunyura inyuma kivuga ati ndamukorera iki kugira ngo ahitangeze byoroshye. Ese wowe ubishite ubundi ko impano ifite, just imwe bikore. Sibyo? Yego, bikore babibone ko ihari. Nejo bundi bitazasigara bivuga ati ko bageze hariya byanyuze kuri uyu, ko bageze hariya byanyuze. Reka bizagere hariya nawe ari wowe wigejeje. Ni iki wabwira ababyeyi bafite ubwoba bwo kohereza abana muri sinema? Cyo nababwira cyo ni babanze bumve ko bafite n'inyungu kumugeza muri sinema. Babanze bumve ko ari n'umugisha wo kumwana wabo bagiye muri sinema. Kuko ni ikintu nk'uko nshaka gushinja umwana wanjye business bamubwira ati genda ucuruzi, nako namubwira ati genda ukine hariya barakwishyura inyungu ize hano. Uyu munsi ishimira abantu, gira icyo ubwira abafana bawe, abakunzi bawe. Watubwiye ngo twitegure ko hari filme nshyashya ugiye gusohora. So tubwire mbese izaba irimo iki, ese uraduteganyiriza iki nyuma y'iyo filme? Abakunzi bawe ni iki wifuza ko bamenya kuri wowe cyihariye? Yego. Okay, cyambere cyo nuko icy'ingenzi ariko nagarutse. Okay. Buriya sinema nkuko nabivuze nyitangira ni umwuga nkunda kandi ni n'imano nifitemo mbyiyumvamo pe. So rero nka filme tujye kuzana hanze zigiye zirimo amastori atandukanye ku bijyanye n'imibereho y'abakobwa, usembishe hanze byose ndetse nka surprise. Icyo nababwira cyo nuko tubakeneye kugira ngo bitabire ibikorwa byacu. Niba ari igikeze hanze bakirebe, niba ari ibyo tushaka gukora tubahamagaye nk'abakinnyi dushaka gukorana nabo badufashe batube hafi. Wenda n'amateleviziyo abashe kudupromotinga, dushire amafilme yacu. Urebye hanini icyo nifuza ni ubufasha bwabo kugira ngo baduteze imbere. Yes, uyu rero yari Esther cyangwa se Bazirunge, umwana wakinnye kuva akiri muto cyane. Hanyuma ndagira ngo mbabwire filme nshyashya zasohotse. Uyu mukobwa agiye gukina muri filme nshyashya igiye gusohoka, igiye kugica kuri channel yitwa Behind. Hanyuma kandi hari indi filme yitwa Nika nayo yasohotse mugiye kujya mureba, cyangwa se Akajagari series. Hari indi yitwa My Answer volume ya 2 yasohotse. Hanyuma no umukinnyi wa Papa Sava
wahawe award. Hanze aha rero hari filime igiye kuza kandi filime y'akataraboneka, filime y'agatangaza, filime yitwa Mala yakozwe n'umukobwa witwa Fasha Sandrine cyangwa se abantu benshi bazi kuri Swara.